Shalom shalom bakundwa, turashuhuje aho muri hose mukurikirana True Salvation muri programme zitandukanye. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane kandi bagire neza. Data wa twese mwiza akomeza biteho muri byose. Muri gahunda y'isanamitima dukomeje kureba hamwe ibintu byafasha ubuzima bwa muntu, kubungabunga ubuzima bw'umuntu. Dukomeje rero kubana namwe, Imana ibaho umugisha, namwe tubashimira akomeje kurikirana gahunda zose, komeze muhabwe umugisha. Tugiye kureba ibiribwa bitandatu byagufasha guhangana n'indwara y'agahinda gakabije ariyo depression. Ibiribwa bishobora kugufasha guhangana nayo, byagufasha. Ikintu cya mbere, uko ubishobojwe, turabivuga uko ubishobojwe. Ushobora kuvuga ati ko nta bushobozi mfite, ariko buri wabimenye niyo ubonye ubasha kubigura, ubasha kubishaka, ariko kwa ko bifasha ubuzima bwa buri munsi, bifasha ubuzima bw'umuntu kumera neza. Niyo mpamvu umuntu abimenye nabyo byamufasha. Ikintu cya mbere ni amafi. Amafi, ubonye uko wagura amafi. Amafi arafasha cyane ko azwiho kurinda ubwonko kubyimbirwa, bifasha n'imyakura gukora neza no kugira akanyamuneza. Amafi afite ikintu kinini afasha ku bwonko, kuko kubyimbirwa k'ubwonko niho hava guturika kw'imitsi, hava kunaniza umutwe, kurwara umutwe. Ariko aya mafi nayo arafasha, ari mu bintu bifasha, agafasha n'iyo myakura gukora neza, umuntu akagira akanyamuneza muri we. Ikindi cya kabiri cyagufasha ni shokora z'umukara. Shokora z'umukara, iyi shokora y'umukara yongera umusemburo ukora nk'umuti, iyi shokora y'umukara yongera umusemburo ukora nk'umuti urwanya depression witwa antidepressant. Ubonekamo isukari iboneka muri shokora z'umukara, ikangura umubiri, irawukangura, igakora umuti witwa serotonine nyinshi. Izi serotonine nyinshi igabanya imisemburo ya stress, bikakugabanyiriza kwigunga no kumva ushafuye cyane. Buriya shokora ni nziza cyane. Shokora y'umukara ubashije kuyibona, ubashije kuyigura, nayo ni nziza, iragufasha. Ifasha ku bwonko cyane, nayo ifasha ku bwonko, ikongera akanyamuneza kwa kwizamura no musemburo, bigatuma umuntu yumva aguwe neza. Ushobora guhita utahita wumva ari byo, cyangwa se utahita wumva wisobanukira ko ibikora, ugenda ubona diferanse y'umumaro wa buri kintu cyose. Hano turi kubwire kishobora kugufasha. Iyi sukari ibonekamo niyo itizamura, niyo ituma ituma serotonine nyinshi ziriyongera. Niyo mpamvu rero bifasha, birafasha kwiyitaho n'iby'ingenzi, kugabanyiriza kwigunga, kuko igabanya imisemburo. Icyo ifasha mu muntu, iyi misemburo izamura stress, isukari yo igabanya iyo misemburo ivubura stress. Isukari rero ibasha kuyigabanya kugira ngo itazamuka, ikabasha kuyica intege. Niyo mpamvu rero ari ingenzi cyane kurya shokora y'umukara, irafasha cyane. Ikindi, icyayi cy'icyatsi, teve cyangwa se green tea. Iki cyayi gifasha kurinda depression, gisohora uburozi mu mubiri, bikakurinda kwigunga. Buriya umubiri, iyo umubiri wuzuyemo uburozi, ibintu umuntu aba yariye, ibintu byinshi, cyangwa ibintu byose turya, biriya bintu by'ama junk food, ibintu byose dushyira mu mubiri, hari igihe bigutera bimwe binatera n'umubyibuho ukabije. Hari n'igihe umuntu agira stress, akagira apeti nyinshi, ugakomeza urya ibintu byinshi bitandukanye, ugakomeza urya, umubiri ukajyamo ikinjiramo uburozi. Uburozi si uko bari uburozi, ariko biriya biryo nyine biragenda bikarema uburozi mu mubiri. Iyo umuntu akora amarejima mu bintu bitandukanye, bisohora bya bintu by'imyanda, bigasohora bya bintu bitaremerera umubiri, bikananiza ubwonko, bikananiza umuntu. Rero ino green tea ibasha gusohora iyo myanda yose ibintu umuntu aba yariye, bigatuma umubiri uba fresh, umubiri bikakurinda kwigunga. Kwibonekamo ikinyabutabire cyitwa theanine,
kitabazwa mu kuvura indwara zose zo mu mutwe, ubwonko n'imitekerereze nka depression, kuko ibyo byose ni bikora ku bwonko, mu mitekerereze ya muntu. Waba uri stress ukumva warya cyane, ukumva urashaka kurya, ukumva urashaka, ukumva ufite apeti nyinshi, ukumva ibintu byose urarya nta kumva biraguhata kurya. Rero green tea ni nziza, green tea ni ingenzi cyane, izagufasha. Ikinyabutabire kirimo gifite imbaraga, ko kinakoreshwa kuvura izo ndwara zose. Kiragufasha pe, kizagufasha ko gusohora imyanda. Green tea refreshing ubwonko. Green tea ifite umumaro munini cyane mu buzima bwa muntu. Icyayi kidahenze buri wese yagura, icyayi buri wese yashaka, agishatse yakibona, gifite umumaro mwinshi ntasatse kuvuga, ariko kizagufasha kuba mukibamo uno muti urinda umuntu kwigunga. Kandi turi kuvuga ku bintu bikora ku bwonko, ku imitekerereze y'umuntu buriya niyo iyo yamaze imitekerereze y'umuntu iyo yamaze gufatwa kwangirika ko umuntu ahora atekereza ibintu bimwangiza mu mutwe, ibyo bihereza umutima w'umuntu ukaba ushavuye, umuntu akaba yigunze atishimye. Byose bihera mu mitekerereze y'umuntu, biragenda bihera mu mitekerereze. Niyo mpamvu rero ikintu cyose gikora ku bwonko kirefreshinga memory, ikintu cyose gituma ubwonko bumera neza, umuntu atekereza neza, imisemburo yongera utunyamuneza, byose tugomba kubibabwira bikabafasha. Ikindi, umuneke. Cya kane ni umuneke. Uyu muneke nawo wongera umusemburo witwa serotonine cyane, irawongera ko iyo ubabaye, igihe cyose utameze neza, igihe utishimye, igihe wababaye, uyu musemburo uba wagabanutse. Uyu musemburo wa serotonine wongera ibyishimo uba wagabanutse. Iyo wagabanutse rero bituma umuntu adasinzira neza, bituma umuntu yumva atishimye, bituma umuntu yumva atameze neza. Niyo mpamvu rero kurya umuneke ari byiza cyane, bifasha umuntu, biragufasha pe. Umuneke ni ikintu cyiza, ni ikintu cyoroshye gikora ku bwonko, kigatuma umuntu asinzira neza. Ushaka niba ujya ubura ibitotsi, ujye wihangana urya umuneke mbere yo kuryama. Urya umuneke umwe, byanagushobokera wabona ikirahure cy'amata ashyushye, nabyo bikaba byiza. Umuneke umwe cyangwa ibiri, umuntu agiye kuryama ko umuneke utuma umuntu asinzira neza, kubera ino serotonine ibamo, ituma umuntu asinzira neza. Ni byiza rero ko umuntu arya umuneke. Umuneke urafasha. Ikindi kizagufasha, amagi. Amagi ni isoko nziza cyane ya zinc, ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma hakorwa imisemburo ifasha mu ihererekanyamakuru ku bwonko. Abonekamo vitamine D y'ingenzi mu kurinda no kuvura depression. Ubushakashatsi bwagaragaje ko urugero rwa vitamine D iyo ruri hasi bishobora gutera depression. Rero biba byatewe nuko ino vitamine D iri hasi. Vitamine D iri hasi bishobora kuyigutera. Rero amagi afasha, atuma izamuka ikajya hejuru, ubwonko bugakora neza. Niyo mpamvu bajya babwira abana ngo abana bajyaga babwira abana ngo mujye mukunda amafi, batuma ngo ubwenge, ngo amafi ngo yongera ubwenge. Abana bakayarya bayarwanira, ntaho biva, byose n'ibikora ku bwonko. N'amagi rero nayo ni ibintu bikora ku bwonko, bikangura imyakura, bifasha ubwonko gukora neza, bigafasha ubwonko gutekereza neza, bikaburinda. Ikindi cya gatandatu ni avoka. Avoka nayo ibonekamo urugero rw'ibinure biri hejuru birwanya ibinure bibi mu mubiri. Abantu bavuga ngo avoka zirabyibushya, ngo avoka ngo ni mbi, ariko buriya avoka zivamo ibyo binure, biriya binure bya avoka bisohora ibinure byanduye byo mu mubiri. N'abantu bakoresha regime buriya avoka barayikoresha. Avoka nayo ni nziza mu mubiri, ko bifasha bifasha ubwonko no kuringaniza imisemburo y'imvamutima y'umuntu, ariyo emotions z'umuntu. Kandi zibonekamo potassium ifasha cyane ubwonko no mu mitekerereze.
niba wumva utishimye ujye ufata avoka, bizafasha kumva umeze neza kuko nayo ibamo serotonine, umusemburo utera ibyishimo. Avoka izagufasha cyane cyane cyane, izagufasha. Avoka ni nziza kuko urumva isohora iyo myanda, bintu byose turya bizana imyanda, iyo bituma umubiri uremererwa. Rero iyo tubirya, iyo tugenda dufata bino bituma umubiri byorohereza umubiri ukamera neza. Ikindi na za epinari wabona inkeri bigushobokeye, ibi byose ni ibintu bitera akanyamuneza kandi bifasha umubiri kumera neza. Kuzabishobozwa kose uzabifate. Umwami Imana yarabaha umugisha mwinshi kandi akomeza abafashe muri byose, tubungabunga ubuzima bwacu, twita ku muntu w'imbere cyane n'uw'inyuma, byose ko biruzuzanya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, turebera hamwe ikintu cyose cyafasha umuntu kumera neza no kugubwa neza mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Byose tugomba kubyitaho tukabungabunga ubuzima bwa muntu. Tuzagenda tubabwira ibintu byose bishobora kubafasha kumera neza, kandi amarizita arahari ari positifu, ko muzabona hari impinduka. Twizeye gukora kw'Imana, kandi Imana ikora mu buryo bwose, ikoresha ibiremwa ibyo yaremye, igakoresha abakozi bayo yaremye kugira ngo babashe gufasha abantu bayo. Byose Imana yabikoresha, byose birafatanya bikagira umumaro munini cyane mu buzima bwa muntu. Kandi Umwuka Wera atura mu mubiri muzima, Umwuka Wera atura mu mubiri muzima. Kuba umeze neza mu mwuka no mu mubiri birafasha. Ntabwo wamera neza mu mwuka umubiri utameze neza, ni ibintu bijyana byose. Rero bigira umumaro munini cyane mu gufasha ubuzima bwa muntu. Imana abaha umugisha mwinshi.